Muzaniye ka cyayi. Bari bawumigisha pe murakoze. Ka cyayi k'amata ntabwo gakunda se. Ndabakunda. Aho wakaga se kandi. Ka cyayi kabisa cy'inshyushyu kameze neza cyane. Gasa nkaho aryoshye. Pamela mwari muri aho ariko Turashima Imana kuri iyi minsi. buriya hari ikintu kimwe njya ntekereza kuri aba bashiki bacu abakobwa b'iki gihe bameze bate koko? Bameze gute? Byagenze gute? hari ibintu njya mbona kuri aba bakobwa b'iki gihe njye bikancanga buriya njyewe iyo nza kuba umukobwa uretse ko nanabyifuza Imana njyewe yarakoze yandemye ndi umuhungu Imana yarakoze itarangiza umukobwa ariko abakobwa b'iki gihe hari igihe mbareba ntabwo bameze nk'abakobwa ba kera. Abakobwa b'iki gihe se bagutwaye iki? Abakobwa b'iki gihe ntacyo bantwaye ariko icyane umukobwa w'iki gihe urasanga afite imyaka 28 30 nta mugabo ntaki nta nubwo natekereza no gushaka umugabo ngo yubake kuko abakobwa b'iki gihe atagikeneye kubaka kubera iki? Abagabo barabananiye. cyangwa wa mugani wawe bose ni kimwe hari abakobwa hari abagabo bose njyewe barananiranye ahubwo nuko babigereka ku bandi njyewe nta muntu nabigerekaho ari abakobwa ari abasore b'iki gihe bose ni bamwe kuko uraza gukorera ugasanga umusore w'iki gihe yibera ahantu muri ghetto afite umukozi noneho arasimburanya abakobwa umukobwa aje saa 4 saa 6 akaba aragiye akabisikana n'undushe saa 9 akaba aragiye hakaba haje undi saa 10 akaba aragiye hakaba haje undi noneho uri burayi mu gitondo saa 2 akaba aragiye hakaba haje urumva rero n'abase urumva umuntu nk'umusore urumva azatekereza gushaka ryari n'uwo yashaka ni babana cya mbere ntiyamuntu mbese umuntu usimburanya abakobwa ku munsi bageze muri 6 ku munsi urumva umuntu niyo yanashaka n'umugore urumva ruzamara kabiri. Umukobwa w'iki gihe nawe wifitiye ifaranga ryiwe arakubwira ati urabona umugabo bite ngo umugabo wo kumaza iki ngo ngomba kuryoshya ngo nkarya amafaranga ngo nkarya ubuzima. None se wowe urumva umukobwa yajya gushaka uwo mugabo uri guhinduranya abakobwa ubwo nyine biba byabateye ubwoba nabo bakavuga ati reka ariko nabo nk'ukuntu uri kureba uwo mukobwa araje aransuye saa vuba iwanjye saa 4 ubwo abafitanye n'indi contact nawe agiye kureba wundi ari buveyo ari undi ajya kureba ni ukuvuga bagenda babisika ukava iwanjye ukajya kwa kanaka waza kwayaka wa wundi wari uriye akazi iwanjye urumva ukuntu abantu sida ahubwo izamara abantu kandi abantu nk'abo akenshi ntibibuka no kwiga babyibuka batetse kandi bari bizeranye ugasanga uri umukobwa umwe twahurira nk'ahantu nko mu bukwe cyangwa mu kirori abwira mugenzi wanjye ati uriya mukobwa yaramusamuye kandi nawe yaragusamuye ugasanga mwese mwagiye musangira mwese ibyo ari ibintu kuko urumva ahantu isi igeze. niyo mpamvu nyine twe tukiri bazima tukibitekerezaho tugomba gukora impinduka ku buryo ibyo bintu none se buriya bamera baho ujya utekereza kuzashaka umugabo ukubaka ukagira abana ukagira umuryango cyane rwose izi nizo nzozi zanjye. ujya unywa akabyeri? oya pe ntabwo ujya unywa ku kayoga? wenda buriya rero umukobwa unywa inzoga we
bose navuga ngo ni bose, ariko umukobwa wibana cyane cyane nk'abakobwa bibana mu mageto, usanga umukobwa akodesha nk'inzu y'ibihumbi nka 600 yibana, anywa byeri ugasanga ibiri muri firigo harimo za champagne, za nzoga zihenze, zimwe njya mbona basuka zimeze ukuntu bazitangukira ngo za wayini baba bazifite rwose aho ngaho hafi. Umukobwa wibanarira mu nzoga urabona ngiye harabunze ugasanga nka saa mbiri za nijoro nibwo abyutse yinjiye akabari, ubwo gutaha ni saa ngapi? Saa 10 za mu gitondo, ubwo ku manywa birirwa baryamye amasaha yabo bakora ijoro. Uretse n'abumvaga nanjye ndahari shamu utazacura kuri story. Oya rero ndi kuganiriza uyu mushiki wacu, nibyo nanjye nari ndi kumva, sibyo ibyo bintu bibaho, abo bakobwa baba bashaka kwigira abagabo, urumva ibyo bintu mba numvishe bibaho. Nibyo ariko ntukajya ndeba nabi, ndabeshya. None se tuvuge ufite nk'umugore, ngiye tuve no ku bakobwa tujye basi ku badamu, ngiye mbwire n'abagabo, mwabagabo niba uzi ko ufite umugore akifata akijyana mu kabari akanywa byeri mutari kumwe, agataha saa 6 z'ijoro, saa 5 z'ijoro mutari kumwe, wa mugabo we munya ko umugore wawe ari umusambanyi. Yego rata we, uzi ko ari niyo mpamvu abagore b'ino minsi babaye abasambanyira. Oya twebwe tunywa inzoga, wenda wowe ntunywa inzoga, twe duhura n'abagore benshi kandi bubatse. Ni ukuvuga ngo umugore umugurira byeri ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, uba watangiye kumukabakaba ubu se ntabyo uziho kuri igitsina gore, ntabyo uzi ku buno, wumva iya kane. Noneho iya kane iyo amaze kunywa byeri ya kane ya gatandatu aba yatangiye kukuryama, sheri ndagukunda we, ndagukunda we. Twebwe duhura n'abantu tugenda muri za kamana y'umushaka twaragowe. Mwese kuki muzi bagurira? Oya n'urusi umugore yakwaka ikintu ashobora no kukugurira, tugira umutima mwiza, ibyo byo mujye mubimenya nk'abagabo, ndabeshya. Iyo umugore akubwiye ngo ngurira ikintu, abagore ni nk'abamikazi, uramugurira iraha, wowe ukamuhira. N'igihe tubagura tudashaka ko hari n'ibindi dukorana, ndabeshya. Aho kuwe kubera aba yasinze nyine bagiye overdose, bikaba ngombwa ko kwisabira ibintu. Overdose ni ibiki? Inzoga nyinshi. Aba yasinze ari kugenda gutya. Ubusatahate umucyura cyangwa agataha n'amaguru. Hari umukobwa wigeze kunyibwiriza, twahuriraga ahantu nyine muri sinema, kize ku murongo yakamurutse ko ejo nasinze ku buryo ntahana n'umuntu ntazi, umutipe yaramuciye kandi atamuzi, yaramutahana yisanze mu gitondo ari ahantu atazi, yararanye n'uwo mutipe muri geto. Umutipe yamuguse mu modoka. Ariko jya uvuga inkuru, reka nkubwire, hari ikintu ngenda nkuziza. Jya uvuga inkuru ukuntu yatangiye, twumve nuko yashoje kugira ngo duhere mubwira uwo mukobwa yaragiye aranywa. Ni ukuvuga aranywa nyine bya bindi byawe bya overdose, wa mugani uko ziramureka bigera ku rwego umutipe amufata akaboko atanamuzi, aramutaha, aramurarana mpaka mu gitondo. Barasinzira neza paka mu gitondo barabikoze, arataha. Nakuri ko Imana barabikoze. Ubwo warana n'umugore atari mushiki wawe, kuri kugira umwana urukumva ari ikitarakoze. Mwese ni musaza wese. Niyo mpamvu mugurira inzoga imwe 3 enye 5 ukuvuga ngo kuki mutamutahana. Iyi si njyewe nsigaye mbona ahantu igeze, sinzi ahantu igeze, irashaje. Ni abantu bumvishe ejo bundi hari umupapa, umusaza nako yateye abakobwa be 2 inda. Ubwo se abana bazabyara bazaba bapfanye.
azaba ari murumuna we ari na nyina uretse iyo nkuru isa nk'iyo numvishe byarabaye ejo bundi hano Gicumbi mu karere ka Gicumbi. umugabo yafataga umugabo yatangiye umwana afite imyaka 7 njye narabyiyuwe nari mpibereye iyo nkuru bayitangaza mpibereye nari ngiye no kugurisha iyo nkuru ku banyamakuru ariko biranga amahirwe yanjye aba mabi. Umugabo yatangiye asambanya umwana we afite imyaka 7 urumva amukura mu busugi niko bavuze arangije mu gihe umugore bakajya basambana umwana yabibwira nyina akavuga turabeshya so ntabwo yabikora kumba abagabo bamwe namwe byageze aho nyina arahuka aragenda kuko yabonaga umwana we ari we wabaye nyir'urugo akundana na se byarabaye shirishushu mukeba we. byageze aho nyina aravuga ati rero mwana wanjye reka nguharire ndabona usigaye ukundana na so cyane nyina arigenda. Nuko rero mukaba muri kuvuga ngo abagabo n'abana beza n'ukuntu gusa ngo atari ubuhemu ngo atari uburozi. Umutima mwiza abagabo tugira umutima mwiza wo kurya n'abandi bumvishe nanabyumvishe nimugoroba undi wishe umva ukuntu abagore namwe muri abagore nabyumviye nijoro kuri radiyo burangiye nkurikira amakuru y'abagore ngo barakeshitanira zamuka umujinya ari cyo buretse umugore yari ari mu kabari n'undi mugabo baranywa ubwo ntabwo ari umugabo we ni umusambani we uko twabyita umusambani n'umuntu w'abagabo nyine ni ukuri waba ufite umugore waba afite undi muntu umusamura ku ruhande ni umusambani we. Noneho barangije barataha batashye baragose nitwinjira mu nzu nyir'urugo akadusanga mu cyumba cye ahubwo twiyaranje hano mu gikari bagiye kwiyaranja mu gikari nyir'urugo nawe atashye ababaguyeho bari mu bintu uwo mugabo ikintu nahita nkora cy'umujinya noneho nahita nawe umugabo nyir'urugo yaje ashaka kubatesha ashatse kubatesha wa musambani we yahise ajya kuzana isuka baba aricanye yahise amukubita umusambani yica nyir'urugo yahise amwica nose urumva bitaturutse ku mugore umugore agatuma banyica yananciye inyuma yatanze ibintu urumva bitaturutse ku mugore ni ibintu byabaye babivuze mu gitondo kuri radiyo yavuga ibyo mubona babona ntawabimenya abona ntiwamenya icyatumye ajya kumuca inyuma wabona n'umugabo wenda atarari shyashya. Ngiye kubabaza ikibazo cy'amatsiko ari abagore n'abagabo ni bande bagirira irari cyane rikabagaragaraho rigatuma bashuka abandi urabona hari ukuntu umugore ashuka umugabo neza ukuntu ko yamufashe ku ngufu sinzi niba bitarakubaho tubona ko umugore yamufashe ku ngufu irari bararigira ahubwo bavuga ngo akenshi bituruka ku mugore kuko umugore nk'ubu umugore wanjye aramutse anciye inyuma nk'ubu hari ubwo mari ashobora kunca inyuma ariko se aramutse abyanze hari uwamufata ku ngufu none umujyazanye umugabo akamushyira mu cyumba cyane nk'ubu nabi bagakora ibyo bakora cyangwa se ibi byateye none roji zirahari araguhamagara ati nsanga aha n'aha roji zirahari ukamusanga kera ikitwari mugakora ibyo mukora abenshi bajya bafatwa hano n'abagore b'abapasiteri na ba mama pasiteri bajya bafatwa hano mu maroji ibyo ni ibintu byeze hano umugore wanjye nkamufatira muri roji yagiye gusambana n'undi mugabo wakora iki nahita nawe mukoreho mukubite noneho mukubite noneho bagufunge asigarane na wa wundi noneho bisanzuye mu byawe noneho nanjye nk'imbaraga z'abagabo mubwita ndakara ngahita nahukana nkanamubwira ati noneho gumana n'ayo mahabara n'izo ndaya z'abagabo ubundi kamubwira wowe nuko nta mugore ufite uracyari n'umupeti uri kuvuga iby'ubwawe genda kubwira ngo muri iki gihe abantu bahuka ni abagabo ni nawo muti kuko uramukubita bagufunge gereza none hasigarane na wa musambane we bisanzuye mu byawe ahubwo ikintu ukora uramuntu umusambane byo ntibyaba byiza ugafata waje gusambanya umugore akari wowe wiyica ubundi baragufunga n'ubundi nibagufunga asigare mu byawe ashakire mu amwica agasigarana umugore wawe
nako ubu bakamva ingo z'iki gihe byo ntihatari mabuja none ubwo ngubwo se umuntu yakora iki kugira ngo impinduka ziboneke mu gihugu abantu babane hari n'abantu ngenda ndashyigikira abandi bashaka bazareka no gushaka kuri ubundi gushaka kuri iki gihe iyo umugore atakwishura amwica iyo atagufungishije ngo usigare mu byawe eba uratorongera akagukura mu byawe niyo mpamvu no gushaka kuri iki gihe wa mugani uwashaka yanabireka siriyasi hanyuma se umuntu abiretse rero ubu busambanyi bwakiyongera n'ubundi se ko ari byo byize mwese n'ubundi urasanga n'umugore mubana mu nzu agacana ugaca mugahurira mu rugo akundi mwaretse nkabaha inama kimwe ku kindi gucana inyuma umugore akubwira ati ni kimwe ku kindi uzasambana nanjye nsambane duhurire mu rugo mwaretse nkabagira inama mwaretse tugashinga umushinga tukajya mu nteko hanyuma tukavuga uburyo abakobwa n'abahungu abagore n'abagabo tugakora ikintu cyo gusezerana tugakoraho ikintu cy'urukundo nyine bavuga ngo ravu ravu twese tukaba abashiki na basaza tukajya turara ahantu hamwe nimba ari umuryango tukarara hano abana umugore n'umugabo tudasambana tudakora ibiki mukareba ko isi yacu iratungana wowe bihuhuye urabyishura birangije nawe imitekerereze yawe ni iyawe hanyuma baravuze ngo tugere twuzure isi ntama ibyo ni iby'abakene mwororoke ibyo ni iby'abakene umuzure ngo none ntawe ushaka kuzagira umwana ngo nk'umusenyi ku nyanja niba ari umusenyi uyakurikije ibibazo mama urimo kuvuga mama ndera ubwoba bwo gushaka no kubyara ahubwo inama nabagira mureke tugende twigire umushinga ibintu byo kubana tubaneho nk'abashiki n'abasaza rega n'ikimana yaturemeye kwanza nk'uko Adamu na Eva bari bameze batarakora icyaha ubu n'umugore wakurushije ifaranga ahita agufata nk'umukozi umugore yo mu bantu ufite akazi uhembwa mubayeho neza iyo bakwirukanye ku kazi ukabura akazi ahita akubwira ati n'ubundi wari imbwa kuva kera nta mugore wanyobora ahita akubwira ngo wari imbwa kuva kera umva mubwire iyo wabuze amafaranga wakurusha amafaranga afite akazi ahita akubwira ngo n'ubundi kuva kera wari imbwa yewe nta mugore wanyobora ntagiye nta mugore ni ukuri kwibana nta mugore ngewe wanyobora reka reka wowe bazagukubita nayo mahane yawe ayo nguko target yaduze kugira ngo bige icyongereza metere landlord ntabwo muzi namara kuzuza imyuka wagiye metere peti wa mukaritasi uzi ko nabarangiza